mukama kikulu kikyusembeera y'omuntu mukwano okkiriza mukama okubeera mu mutima gwo ne kaakano kye kituleesa okubawa obujulizi mukama yakyusa embeera n'obulamu bwaffe kigambo kya mukama kikulu kikyusa embeera y'omuntu mukwano okkiriza mukama okubeera mu mutima gwo ne kaakano kye kituleesa okubawa obujulizi mukama yakyusa embeera n'obulamu bwaffe katusanyuke ku luno aleluya kirungi yesu omulokozi yawangula mukama weewe ekitiibwa katusanyuke ku luno aleluya kirungi yesu omulokozi yawangula mukama weewe ekitiibwa tuli bakumbaga y'ekitiibwa mukama osaanidde tuli bakumbaga y'ekitiibwa mukama osaanidde owooluganda mukwano wulira nkubuulira ekyama obulokozi buno bw'owulira gwe kyekyo ekyensi bw'okkiriza yesu ate n'omugondero ye yafiirira obulamu bwo anaakuwa essanyu mu bungi emirembe gyonna owooluganda mukwano wulira nkubuulira ekyama obulokozi buno bw'owulira gwe kyekyo ekyensi bw'okkiriza yesu ate n'omugondero ye yafiirira obulamu bwo anaakuwa essanyu mu bungi emirembe gyonna katusanyuke ku luno aleluya kirungi yesu omulokozi yawangula mukama weewe ekitiibwa katusanyuke ku luno aleluya kirungi yesu omulokozi yawangula mukama weewe ekitiibwa tuli bakumbaga y'ekitiibwa mukama osaanidde tuli bakumbaga y'ekitiibwa mukama osaanidde katusanyuke ku luno aleluya kirungi yesu omulokozi yawangula mukama weewe ekitiibwa katusanyuke ku luno aleluya kirungi yesu omulokozi yawangula mukama weewe ekitiibwa tuli bakumbaga y'ekitiibwa mukama osaanidde tuli bakumbaga y'ekitiibwa mukama osaanidde okumiikiriza mu yesu nawe olibeera omuwanguzi newankubadde bizibu bingi biteranya okulumba kuleetedde ekigambo ekirungi ekiyisaamu amaanyi anakwambaza engule emasamasa okumiikiriza mu yesu nawe olibeera
ekigambe kirungi ekisamu amani anakwambaza egule ebasamasa katusanyuke kulunaku luno haleluya kirungi Yesu omulokozi yawangula mukama wewe ekitiibwa katusanyuke kulunaku luno haleluya kirungi Yesu omulokozi yawangula mukama wewe ekitiibwa tuli bakumbage ekitiibwa mukama osaanidde tuli bakumbage ekitiibwa mukama osaanidde katusanyuke kulunaku luno haleluya kirungi Yesu omulokozi yawangula mukama wewe ekitiibwa katusanyuke kulunaku luno haleluya kirungi Yesu omulokozi yawangula mukama wewe ekitiibwa tuli bakumbage ekitiibwa mukama osaanidde tuli bakumbage ekitiibwa mukama osaanidde tuli bakumbage ekitiibwa mukama osaanidde. turabasuhuza nshuti bakundwa mu izina ry'umukiza akaba umucunguzi wacu Yesu. Ikaze mu butumwa bwiza mugezwaho n'itorero ry'ubumwe bw'abakristo mu kiganiro cyiswe ububyutse burakenewe. Ububyutse burakenewe ni ikiganiro mutegurirwa mukanagezwaho n'itorero ry'ubumwe bw'abakristo UCC, mugikurikirana kuri Hot FM 103 n'ibice bitandatu buri saa 9 kugeza saa 10. Ni saa 9 kugeza saa 10 kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane ndetse no kuwa gatanu. Naho kuwa gatandatu ubwo ni umunsi w'ejo muzongera kutwumva ku isaha ya saa 6 z'amanywa. Saa 6 z'amanywa nibwo uzakurikirana iyi program irivuga ubutumwa tubagezaho. Ni Pastor John guturuka mu itorero rya UCC Niboye, turi kumwe na Pastor Bena guturuka mu itorero rya UCC Kabuga. Turabashimira rero abadukurikirana, abatwandikira, abatwohereza ubutumwa bugufi, abatwandikira kuri WhatsApp, ku rubuga rwacu rwa WhatsApp. Ubutumwa bwawe buratugeraho tugashaka gusengana, n'abatwandikira ndetse nyuma iyi gahunda abaza ku nsengero zacu mutugana turabakiriye kandi turakomeza kubaha ikaze kuko hari abarimo gufashwa mu by'ukuri bateye intambwe bakatugeraho. Nawe ahuri rero kuri uyu wa gatanu ushaka gutera intambwe ukabana natwe, shaka uburyo tugeraho saa 11 dufite igiterane mu nsengero zacu zose hari amateraniro. Nucikanwe kubana natwe waba utuye hano mu mujyi wa Kigali, dufite urusengero rwa Niboye UCC Niboye ruyoborwa n'intumwa cyangwa se Rwanda Murane, nawe mushumba mukuru w'amatorero yose ya UCC ku rwego rw'isi, ndetse tukaba dufite itorero nanone muri uyu mujyi wa Kigali mu rya Kabuga, riri i Kabuga naho ni mujyi wa Kigali, riyoborwa na Bishop Moses Bagambe. Muri iyi minsi hari umuvugabutumwa pastor muri iyi minsi urimo koreshayo igiterane, uraho musanga ni Pastor Bena, murimo muramwumva hano kuri radio. Kandi no kuri UCC Gikondo hasanga Bishop Margaret Rwanda Mura, UCC Nyamata, aho ngaho uraza kuhasanga umukozi w'Imana umuvuga butumwa Francis Ruterana ndetse na Bishop Godance, bari kuri iryo torero uyu munsi bafite igiterane. Nucikanwe ku munsaha yo mugoroba. Kuri UCC Niboye turi kumwe na Pastor Anthony Butera, ari kumwe natwe mu butumwa budasanzwe burimo kubatura no kuzanira benshi umunezero no kubohoka. Nucikanwe kubana natwe. Nakiri umukozi w'Imana dusengere hanyuma twinjire mu butumwa no mu byanditswe byera. Mbanje kubasuhuza inshuti zacu mutwumva kandi mudukunda cyane, inshuti za UCC, inshuti zacu turabizi neza muradukurikiranye aka kanya. Imana ibaha umugisha cyane, dukomeza kubararikira kugira ngo muze mubohorwe, muvukurwe ku migozi, muze mu matorero tubasengere, muze kuri UCC
abaho ngaho ikabuga, abaho ngaho urugende, ndabizi muri kumbiziriko by'urwagwa urumogi, mwihute cyane muzamuke kuri UCC Kabuga mu bohorwe mu izina rya Yesu rikorera mu kigo cyari cyadaho ngaho. Reka dusenge. Mana yacu mu izina rya Yesu ndagushimye ndaguhimbaje, nshyize hejuru izina ryawe kuko uri umutunzi y'imbabazi papa, kuko watwemereye ko tuba bazima, kandi ijambo rya rivuga ngo ufatanya n'abazima wese abagifite ibyiringiro. Kubw'uwo muntu uteze amatwi mwami, kuba yaramutse ari muzima, hari ibyiringiro yuko ari buhorwe uyu munsi wa none. Tuzanye ijambo waduhaye Uwiteka Imana yacu kugira ngo tubohore ubwoko bwawe buve ku minyururu buve ku ngoyi. Uyu munsi wa none ndasaba kugira ngo utabare umuntu urushye uremerewe cyane, wigunze avuga ati wicyama nkava mu isi. Mana ntiwemere ko uwo muntu yapfa akajya Gehinomu, ahubwo Mana yanjye ndagusaba kugira ngo umutabare uyu munsi wa none abohoke ave ku migozi y'urupfu. Ndagushimye Yesu kuko wumvise gusenga kwanjye, icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu dusenzemo, amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Ndagira mubwira abantu, tumaze iminsi tuvuga ku biziriko by'umwanzi yagiye azirikisha benshi bari ku biziriko bya Satani. Twabonye indogobe yari iziritse imaze igihe kirekire, icyo cyana cy'indogobe. Ejo nabagereranyije icyo cyana cy'indogobe nk'abasore n'inkumi, urubyiruko rwinshi rubohewe mu bintu bibi Imana yanga, babohewe mu busambanyi, mu businzi, kunywa imogi, ibintu bizira byinshi, ubutinganyi. Ibyo byose Satani arabibabohesheje. Yesu nyamara arashaka kubakoresha, arashaka ko muba nk'iyo ndogobe yagenderagaho, yagendeyeho yinjira mu murwa w'i Yerusalemu. Ashaka gukoresha umurimo w'icyubahiro n'iby'igiciro kugira ngo ugire Yesu umutima wawe, kandi Yesu yemere kugendana nawe no gukorana nawe. Yesu aba yakwemera kugira ngo agendere kuri wowe, ashobore kugera ku miryango yawe, kugera kuri benshi. Wowe unyumva nawe wakijijwe, ndakumenyesha ko Yesu arashaka ko wikura mu bintu byose bikurangaza, ashobore gukorana nawe, yicare muri wowe, ashobore kugera mu nzu y'iwanyu, mu muryango w'iwanyu. Twabonye abantu hano bavuga bati icyama nanjye Yesu akanyemera, akemera ko mbi indogobe ye kugira ngo agere mu miryango yanjye yose ihinduke. Nibyo ashaka kuko arashaka umuntu yakoresha, arashaka umuntu yakorana nawe, arashaka umuntu wakwemera ko umutima we waba ubuturo bw'umwuka we kugira ngo akore imirimo ikomeye. Twabonye rero ko Yesu afite itegeko kandi azi buri muntu wese ahazirikiye. Ariko twabonye agashinyaguro ka Satani n'abakozi be bagufata bakakuzirika ku nzira, aho buri wese azajya abona aho unyana yimbwira uzi ko unyana yimbwa. Satani yarakuboshye akaguhindura urw'amenyo, abantu bose ari we baseka, abantu bose ari we bareba, ubona nta kigenda, nta gihinduka, ubuzima bwawe budahinduka, imbereho yawe idahinduka, uri munsi y'agahato k'umwanzi. Satani yarakwigaruriye. Hanyuma abantu ubuntu badashobora no kuba bagira icyo bagufasha, bajya bakureba bakwitegereza ko baduruye yataye umutwe. Yesu rero aradutumye, tuje nk'intumwa mu cyimbo cya Kristo, adutumanya umwuka we, aradutuma ngo tukubwire ngo iyo migozi, uwo munyururu urawuvaho mu izina rye ryera, urawuvaho kuko aradutumye. Ntago turi bugusige. Nigeze kureba akantu kumwe kuri WhatsApp pastor, umuntu umwe yafashe ku ngufu, si ku ngufu ko gusambanya, akoresha imbaraga ze zose zishoboka atwara umukobwa we mu rusengero. Aravuga ngo iki cyumweru ndakujyana mu rusengero, ngomba kujyana mu nzu y'Imana. Ubona umugabo munini akoresha imbaraga nyinshi cyane. Ni inyigisho itwereka ko abantu mu by'ukuri batsimbare, kandi ako gakobwa wamubonaga ari akana gato k'agakobwa kabona kajyayo katsimbare kadashaka kujya mu nzu y'Imana, kaziritse buriya. Hari abantu utabona iminyururu n'imigozi ku maboko no ku maguru yabo, nabyo ubona, ariko mu buryo bw'umwuka baraziritse. Hari ibintu byamutwaye umutima n'ibitekerezo n'ibyaramya, hari ibyo yubamira, hari ibyo akunda yemera, yahaye umutima we n'ubugingo bwe. Igihe kimwe we n'umusore wishyizeho ibintu bitatu byinshi cyane, narimo nza kuvuga ubutumwa kuri radiyo aha, mva mu modoka ndahagarara ndabwira Yesu aragukunda. Yesu aragukunda, ndabwira kandi arashaka kubana nawe, wamwakira ukamwemera. Ati ndamuzi, ndamwemera, atari ko ntabwo mfite umwanya wabyo. Nta mwanya afite wo kubitega amatwi. Abakundwa ushobora kwibwira ko udafite umwanya,
Satani akakwereka ko rwose uhuze utagira umwanya wo gusenga n'umwanya wo kumva bene aya magambo. Ariko hari igihe byazagera, hari abantu batwumva aka kanya bari baranangiye imitima yabo, bakiriye Yesu, baciye bugufi bemera Yesu, bari mu bitaro bari mu buzima bukomeye, bari muri gereza. Hari inshuti y'umusore nakunze kujya mbwiriza ubutumwa igihe kirekire, nubashaka kuba nima nyumva, najyaga mubwiriza ubutumwa inshuti yanjye sindi bumuvuga izina hano, ariko uyu musore akomeza kutanyumva rwose. Ari umusore ufite umutwe ukora ushyushye, yari abantu bafite ubwonko bukora buri kanya buhimba akabuteka. Ariko uyu musore rero akagira ngo afite ubwenge buruta bw'Imana. Igihe kimwe rero aza kugwa mu mutego, umwanzi aramutega pe, kuko Imana nako itari yaragize. Ubutumwa yarabubwirijwe, yarabwumvishije buri ubwo muri nawe nkamubwira, ariko utegereje icyo uzihana ryari, uzakizwa ryari? Igihe kiragenda ndamubura, haciye iminsi nk'amezi, yari mu mezi 9, numva telefone yaramamagaye, arambwira ati ndahantu nzahamara umwaka n'igice nzahamara umwaka n'igice, ndi mu gihano, ubu narakijijwe, washatse ukuntu nyohereza Bibiliya, ubu ndimo ndiga Bibiliya ndimo ndiga Bibiliya, narahindutse pepe, umbwirire muzehe uti narahindutse. Yarahindutse. N'ejo twaravuganaga, ndabizi ko ati hasigaye iminsi mikeya, asigaje amezi 2 gusa, ati ndashaka umwana mwiza, nungutse byinshi, nize byinshi, sindi bikubwira ahari, ariko ahantu hari byinshi yungutse. Rero witegereza kuzemera Yesu no guca bugufi, uri ahantu bagutandukanyije n'abandi, biri ngombwa gutandukanywa n'abandi, ukaba wenyine, ukababara wenyine. Yesu arashaka kugira ikintu akora mu buzima bwawe. Uyu munsi uve ku biziriko bya Satani yagushyizeho, mwiyambure icyo kigurupu, uriyambura izo nshuti mugendana ukundi udashaka guhemukira, zakujyanye mu bintu buhoro buhoro ugira ngo ni imikino, wisanga mugeze mu marimbi. Mu marimbi, tekereza mu marimbi, ibyo bakubwira wemera, wumvira, ubikora, none ugeze ahantu utagishobora kwikurayo. Igihe kirageze ngo uve mu biziriko bya Satani. Niba Imana igwaye amahirwe yo kutwumva uyu munsi, fata icyemezo. Nibazamenya n'igihe wafatiye icyemezo, wikwirirwa ujya kubagisha inama ngo se yemwe nyizwe ko numva mbishaka, nshatse gukizwa. Oya, umunsi ubyumvishije wigisha undi muntu wese inama. Yesu aragushaka, vayo ukizwe, uve mu mwijima. Umuryango wawe urababaye, urarira, ababyeyi warabarijije, abaturanyi warabarijije, niwo ufatwana duto ku ngufu, umaze kunywa urumogi, ni wowe ugenda. Igihe kirageze ngo ukizwe, uhindukire, urava kuri iyo minyururu. Yesu aradutumye ngo tukuziture. Amen. Aradutumye ngo tukuziture. Ariko ngira ngo twagiye tureba ubutumwa butandukanye, tubona mu byanditswe byera, dusanga ngo nubwo Yesu ashaka kuziturwa, nubwo abakozi b'Imana dutumwe kuzitura, ngo ariko hari undi muntu, hari abandi bantu, hari indi myuka idashaka ko tukuziturira, baza ngo turakuziturira iki? Ejo twarebye ku nkuru y'umugore umwe wari warahetamye umugongo, twabisanze muri Luka, ni naho tugiye gukomereza. Luka ibice 13 umurongo wa 10 niho twatangira inkuru yacu. Umugore umwe Yesu yasanze yarahetamye, aho niho tugiye guhera ku murongo waho wa 11. Yesu amubonye, Luka 12, duhere ku wa 12. Luka 13, kaduhere ku murongo wa 12. Yesu amubonye, aramuhamagara, aramubwira ati mugore, ubohowe ubumuga bwawe. Amurambikaho ibiganza, muri ako kanya aragororoka, ahagarara yemye, ahimbaza Imana, Uwiteka Imana. Ariko umutware w'isinagogi arakazwa nuko Yesu akijije umuntu ku isabato. Abwira abantu ati, hari iminsi 6 ikwiriye gukorerwamo imirimo, aba ariyo muzamo mukizwe, hatari ku munsi w'isabato. Umwami Yesu aramusubiza ati, mwandyarya mwe, mbese umuntu wese muri mwe ntazi turi nka ye cyangwa indogobe ye ayikura mu kiraro ku isabato akayijyana akayahura akayuhira? Kandi uyu ko ari umukobwa wa Aburahamu, akaba amaze imyaka 18 aboshywe na Satani,
ntiyari akwiye kubohorwa iyi ngoyi ku munsi w'isabato. Amaze kuvuga atyo abanzi be bose baramwara, abahateraniye bose bishimira imirimo myiza itangaza yose yakoze. Yesu aguha umugisha. ndagira mbwire abantu batwumva, hari igitangaza Imana ikora, yamara kugikora ukagira ngo abantu bamwe bakishimye bakishimana nawe, kavuga ariko ngira ngo abantu bakabishimana nanjye kuko Imana ikinkoreye. Abantu bajyaga bambona ahangaha mbabaye, bajyaga bambona jewe narahitamye umugongo, ariko kuki batishimana nanjye? Bafite ikibazo ki? Bafite ikibazo ki? Buriya rero hari ubumuga bumwe buba ku bantu bamwe, ugasanga abandi babiriraho cyane. Apozo wacu ajya twigisha we n'aya magambo, ajya tubwira ati hari indwara zigaburira abandi. Indwara zigaburira abandi, usanga umuntu agafata indwara y'umuvandimwe we. Ndajya mbwire inshuti yanjye, wowe twumva duteze amatwi, ubumuga uyu nguyu yararakaye aravuga ngo ukizute. Ukizute, urabona aragaragara, ntago avuze ku kibazo cy'uko uyu muntu yaba ukugukira kwe kwaba kumushimishije, nta n'icyo abigaragajeho ngo agaragarize ko nawe yishimiye gukira kwe, ahubwo atanze itangazo aka kanya, kandi agaragaje ko atigeze yishimira imirimo ko ikorwa ku munsi w'isabato. Isabato yari sacred, yari yera, iri hariya ku buryo kuri we uko yabyumvaga yumvaga nawe ukwiye gukirira mu isabato, kandi isabato bivuga ikiruhuko, ahubwo wari ukwiye kuba umunsi abantu bose bakira, bakakira ibitangaza byabo, bakakira bakabona ukuboko kw'Imana. Isabato jye ko nekereza ni umunsi wo kuruhuka kw'abantu b'Imana, ni umunsi wo gutabarwa kwabo, ni umunsi w'amahoro, ni umunsi bakwiriye gukiriramo, ntabwo ari umunsi bakwiye kubabariramo. Ariko uyu mugabo urabona ko nacurika ubutumwa, ubu ntabwo ari ubutumwa bwiza yabwirizaga. Ni umutware w'isinagoge, ni umuyobozi ukomeye mu idini, arakomeye, ariko ntabwo asobanukirwa icyazanye Yesu, nasobanukirwa isabato ni iki, ntabwo abisobanukirwa. Arabyigisha, akigisha amategeko, ariko naramenya neza ibanga riri mu isabato. Ntabwo yigeze ayimenya, ntabwo yigeze ayisobanukirwa ngo ahagarareho amenye ngo ku isabato abantu bose bagana mu rusengero bagomba kubohoka, ingoyi zibariho zikabavaho, ibyago n'amakuba byabateye iyo baje mu nzu y'Imana bagomba kuhakirira. Kankubaze muntu duteze amatwi, iyo winjiye mu nzu wita iy'Imana, ese urahakirira, urahabohokera ku munsi w'Imana, ku munsi wagiye mu rusengero, ku munsi wahaye Imana? Ese ugerayo ugakira? Uyu mugabo arimo arabaza ngo ku isabato siho bagomba gukirira, kandi ni umutware w'isinagoge, niwe mwigisha amategeko muri urwo rusengero. Umuntu arakize, aho kugira ngo avuge ati iki nicyo twari twarabuze mu bihe byacu byose byo guterana, twajyaga duterana ngaha ku isabato ntitwumva ubuhamya, none tubonye ubuhamya. Ariko se mutware w'isinagoge, ubuhamya burakurira iki? Kuki bukubuza amahoro? Umuntu arakize, none urababaye, wowe uravuze ngo bazakira mu yindi minsi, ngo kuko niyo minsi igenwe yo gukoramo ibitangaza n'ibimenyetso. Hanyuma w'isabato, ko byitwa isabato ari kiruhuko, ari wo munsi w'abantu baruhukiramo ibibarusha, ibibagoye byose n'ibibaremerera, wowe utonganira iki? Ndimo ndibaza, ndanakubaza, kuko abuzukuru babo barahari. Ushobora kuvuga uteze ko uvugana nawe, usoma ibyanditswe, uwo muntu uvugana nawe uramubona. Genda mubona, ndamuzimura nabo buri munsi, mbana nabo, duturanye nabo, turababona, murahari. Ibitangaza, umuntu amaze kubona igitangaza, imboho irabohowe, aho kugira ngo wishime nawe ugende utanga ubwo buhamya wishimiye igitangaza cy'undi, rwose aratwirataho ngo abonye igitanga. Pastor agira icyo ubwira abantu? Ikintu ni kimwe abantu bakwiriye gusobanukirwa. Satani ntabwo azaza imbere yawe ngo ahagarare imbere yawe akwiyereka kubwira ati ndi Satani, ahubwo Satani ariyoberanya, agakoresha udukoryo utwo ari two twose kugira ngo afate umuntu amwihebeshe cyangwa amugumishe mu kumukorera. Satani ashobora gukoresha umugabo wawe, umugabo akakubera umugozi ukuzirika kugira ngo we kuva mu rugo, akaba wa mugabo ukora ijoro agataha mu gitondo ku cyumweru. Iyo nayo ni imigozi ikuziritse.
akaba iyo ngiyo minsi yose ashobora kuza, ariko yabona umunsi wo kujya mu masengesho, wapanze amasengesho akaba aribwo akubwira ati genda ashaka kwambara ya myenda najyanye hahandi gufurisha, genda uyinzanire. Iyo nayo ni imigozi y'umwanzi. Reba wa mwana we, nawe Satani ashobora gukoresha ababyeyi bawe, nawe bakabukubera ikiziriko kikuzirika. Abantu biyita ba nyiri umuntu ni benshi cyane. Hari ababyeyi, hari inshuti. Reba nawe izo nshuti zirimo kukubuza iyi saha, wowe se ntuzireba? Ntuhagararanye nazo se? Urimo urumva ijambo, ariko barimo barakubwira ubwo ngubwo nawe uragiye, ubwo ugiye gukuraho dread zawe n'ukuntu usa neza. Nyamara twebwe abavuga butumwa turabona na mwana w'umusore mwiza nkawe ukwiriye gutunga dread ku mutwe, ukwiriye kugira imisatsi imeze nk'iy'abasazi, ukajya mu muhanda niba gutandukanye n'umusazi. Ahubwo nuko muri iki gihe polisi itagipandisha abantu pandagare, bakabaye ari we baheraho, kuko ukuntu umeze urasa n'umusazi. Abo bakubwira ngo umeze neza urasa neza, abo ni babandi biyita ba nyiri indogobe, ni babandi babatambye baburanwa ngo kuki babohora umuntu. Twebwe twaje kukubohora, ahubwo kuraho iyo misatsi, ubu umwana mwiza, ujye mu rusengero ubohore. Ariko nanone ntabwo uzabasha kubikuraho utaje mu rusengero. Ndimo ndakubwira wa mumama we, reba ariko abo bantu uganira nabo bagutesha amasaha y'amateraniro. Amasaha y'amateraniro arageze, ukabona umuntu arikoze ngo aje kugusura. Uwo ni umugozi ukuziritse. Mubwire ngo genda jyewe ngiye mu nzu y'Uwiteka Imana. Ugasanga umuntu ku cyumweru nibwo ahisemo gukora amasuku. Ibyo ni ibiziriko. Uwaretse gukora amasuku iminsi yose, uhisemo gukora amasuku ku cyumweru. Ukabona umuntu ngo nari muri salo nagiye kwisukisha. Yewe we, nakubwiye ngo Satani ariyoberanya. Satani ntabwo azaza kubwire ngo noneho ndi Satani ndeba umuhunge, ahubwo arakoresha ubukoryo ubwo ari bwo bwose. Ku cyumweru nibwo uhisemo kujya kwisukisha. Koko uri umukristo, uri umukozi w'Imana? Hari umuntu nigeze kumva arimo kubwira mugenzi we, amuha gahunda kuri telefone, ese ku cyumweru ko dufite ikirori nkaba ndi umukozi w'Imana, urabona ndi bubigenze ne? Wumva ibiziriko by'umwanzi. Undi aramubwira ati byuka karuze. Undi aravuga ati ya reka ngende nteraneho, abantu tuzi kubipa Imana, ngo ngende ndirimbe nindangiza nsohoke. Kandi icy'ingenzi cyane kizira mu ijambo. Arangije aramubwira ati ya ngezeyo, icyo kintu cyarambabaje. Ningerayo biratuma ntavayo, kuko mfite roro nini cyane nkina mu cyaki, cyangwa mfite umurimo w'Imana nkora mu cyaki. Reka noneho uyu munsi dufasha mu bamwitorera nabo bafite ibiziriko, ntabwo ari abo hanze gusa. Uwo hanze urabizi nawe kuziritswe n'inzoga, ariko uyu munsi turabwira wo mwitorero noneho mu bakozi b'Imana. Arangije yewe ukuntu namubonye agaragara nk'umuntu uri kuri komite hejuru cyane, abwira mugenzi we kuri telefone atoya ninjyayo ntabwo bari bunde kure. Namenye ko Satani yamuziritse guhera uwo munsi kugera ku cyumweru. Arangije aramubwira ati ikintu ndi bukora urakizi, reka nsibe ne kujya ku cyaki kugira ngo batambwira gukora umurimo w'Imana, nza twigire mu kirori. Iyo ni imigozi kuziritse. Turimo turakubwira ngo bohoka uyu munsi wa none uze mu nzu y'Uwiteka Imana. Yesu akugirire neza cyane. Inshuti mukundwa, wowe wumva aya magambo, ni amagambo tubwirizwa cyangwa tubabwira tuyakura ku mwuka no ku mutima w'Imana. Yesu Kristo afite agahinda kenshi cyane gakomeye k'abantu mutagifite Imana mu mitima yanyu mu mwanya wa mbere. Imana ntabwo ari iya mbere mu mitima yanyu. Banyarwanda ko mwibagirwa vuba, Banyarwanda ko muteshuka vuba, Banyarwanda ko murangara vuba. Ibintu byose biragutwara neza vuba cyane. You are easily taken. Nushobora kugira ngo umenye ko wasezeranye n'Imana, ko Imana igihe wayibwiraga, igihe wayiririraga, igihe wayitakambiraga, uyibwira ngo nunkura aha hantu, nuhindura amateka yanjye, nuhindura ubuzima bwanjye, nugira icyo ukora, nanjye nzagukorera, sinzagusumbisha ibindi. Ariko hari ibintu wamaze gusumbisha Imana. Hari ibintu byinshi wasumbishije Imana. Nshingiye ku rugero umukozi w'Imana atanze, hari ibyo umaze gusumbisha Imana. Ntabwo Imana ikiri ya mbere mu buzima bwawe, ntabwo ukiha umwanya wa mbere. Kankubwire, ibintu bitangira buhoro buhoro. N'uyu mutware w'isinagoge hari igihe kimwe yigeze kugira ububyutse, hagiye yigeze gukunda Imana, ariko dore byamaze kumuvamo, asigaye atakishimira igitangaza kibaye ku bandi. Ntabwo akishimira igitangaza kibaye ku bandi, rwose arahagarara mu bubasha yahawe no mu butwara afite,
akavuga ijambo nk'iri ngiri rwose umuntu wese yakumva akaba yanarimugayira, akavuga ngo reka nakongera gukorerwa igitangaza ku munsi w'isabato. Komeza ubohwe, komeza ubahatwe. None se niba Imana ishaka gukiza abantu ku isabato, niba Imana ishaka gukiza abantu kuri uwo munsi, Bibiliya iratubwira iki? Ijambo ry'Imana riraturabuye uyu munsi wa none. Hari imyuka myinshi kugose idashaka ko ukira. Wowe buri gihe uratubwira uti nshaka gukora icyiza, mwisanga kandi nakoze ikibi. Hari udashaka kugendera mu cyiza. Bibiliya iratubwira rero kuva nkuko tubisoma mu gitabo cya Matayo 11:12 ngo kuva mu gihe cya Yohana Umubatiza ubwami bw'ijuru buratwaranirwa, intwarane nazo zibugishamo imbaraga. Urashaka gukizwa, tera intambwe uhaguruke, uve mu ntege nkeya, uve muri abo bantu mumaranye igihe barakwifatiye wabaye umuretwa wabo. Icyo bakubwiye nicyo wumva. Hari abantu barangwa pastor barimo batwumva bavuga ngo sinahemukira inshuti yanjye, sinahemukira umugore wanjye, sinahemukira umugabo wanjye, sinahemukira databuja, ngo kuko sinshaka kumubabaza, nakabaye nyizwa ariko ndamutse mbiretse namubabaza. Sinahemukira fiancé wanjye, wahemukira fiancé wawe. Igihe cyo gukizwa kirageze. Imana yashaka gukizwa. Tegeza ngo muri aba fiancé mwari babiri murategura ubukwe, hanyuma uyu munsi wowe unyumva urumva ugomba gukizwa. Yenda wari umuyisilamu, ntabwo uri wagakijijwe. Yenda wari umukatolike, ariko mvije ubutumwa ukwiye gukizwa. Dirinda mwana banaga mugenda musambana mutarageze n'igihe ngo mubishire no kumugaragaro n'imiryango yanyu ibaho umugisha no mu rusengero baho umugisha. Buri rugo muhuye murasambana. None mvije ubutumwa urashaka gukizwa. Noneho haje irindi ijwi rirakubwira ngo se nukizwa bivuze ko utazongera kumwumvira mu byaha yagukoreshaga. Noneho ubuse nubireka nukizwa n'uri bumuhemukiye, ubwo urumva ari Imana ibivugana nawe? Ntabwo ari Imana. No mutware w'isinagoge. Ni imyuka, no mutware w'isinagoge. Ntabwo ishaka kukizwa. Aho ubyumvire ugomba gukirizwa rega. Icyama nkabona abantu mwumva abantu muri mwe muhamagara muvuga muti aho numviye niho ngiye gukirizwa, aho numviye niho ngiye guhindukirira. Amen. Kandi kamubwira abantu bakizwa, turi serious, turashaka kubakurikirana, turi serious, turashaka kubashumba. Ntabwo twajanga gukira no gutakaza umwanya, turashaka kubashumba kuko Imana izabatubaza. Turababazwa, ntabwo dutanga umwanya wacu n'ibyacu tujanga ngo kugufasha gusa, ahubwo turashaka kuhinduka. Turashaka kugushumba tukazakugeza imbere y'Umwami Imana. Ntabwo wavuga ngo uzakirizwa iyo ngiye utagira umushumba, utagira itorero ngo uzakomere. Imyuka izongere gusubizeyo. Ugerera uduha telefoni zawe neza, turashaka kugufasha. Satani ye kugutwaza igitugu. Hari icyo pastor ushaka kuvugana n'abantu? Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu ubwe niwe wivugira, aravuga ati ushaka kunkurikira nabanze yiyange. Kwiyanga si ugufata icyuma ngo wiyice. Kwiyanga ni ugusa nkaho wowe utihaye agaciro, warangiza ukagaha umwami wawe uri muri wowe. Niba ushaka gukorera umwami wawe, benshi cyane murifuza mukavuga ngo icyama nanjye nkaba umuvugabutumwa nk'uwo mumama, icyama nanjye nkaba umuvugabutumwa nk'uwo mupapa. Nshuti yanjye hari ukuntu tuba twiyanze. Nk'ubu ngewe ahantu nturutse ni ahantu kure, imvura yaguye kuva mu gitondo, nje nyagirwa, ngera mu modoka nyagirwa, ku buryo n'umuntu umwe arambwiye ngo disi mama ka makeup kavuyeho. Ako ka makeup sinakitayeho, cyangwa fondote bisiga cyangwa kwikoraho, nabyo nitayeho. Icyo nitayeho cyane ni umurimo w'uwantumye. Niba ushaka kugira ngo uzagire intambwe utere uve ku rwego ujye ku rundi rwego, shira hasi byagutwazaga igitugu. Ibyo washiraga imbere banza ubishyira inyuma. Kristo Yesu mushyira imbere. Ikintu abanyarwanda tutarasobanukirwa, tuzi neza ngo Imana yacu tugomba kuyishyira inyuma y'akazi. Ngo mbanze nkora akazi, mbanze nezeze databuja, mbanze nezeze umugabo, mbanze nezeze umugore, Imana ibi ya nyuma. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ni iya mbere, urugo ni urwa kabiri, ikindi cya gatatu ni umurimo w'Imana. Ntabwo nkubwiye ngo senya urugo, sinkubwiye ngo agomera umugabo wawe cyangwa umugore wawe, nawe wa mwana wewe kumvira umubyeyi, ibyo tuzabibigishaho nabyo. Ariko icyo nkubwira ni kimwe,
banza wiyambure, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ukunda umugabo kumundutisha cyangwa ukunda umukobwa we kumundutisha uwo ntakwiriye kuba uwanjye. Hari ibintu turimo kurutisha Imana kandi bikarakaza Imana, twarangiza tukajya imbere y'Imana tukarira tukayibwira ngo Imana watwimbye umugisha, kandi Imana ntigeze twima umugisha, ahubwo iradushakira mu mwanya twayihaye, umwanya ikawubura. Umwanya wahaye Imana yawe ni uwuhe? Ese kuvuga ngo nta mwanya ufite wo kujya mu nzu y'Imana, ibyo ufite munsi bizava imbere yawe bizagenda gute? Kuzasubira kuri ya Mana ukayibwira ngo Mana ntabara, ese nizakwihakana? Ese ntizavuga ngo giye wantaye ibuka urompuwe wantayemo? Erega uko ukorera Imana ukagira ahantu uhagararira, aho ngaho wiguma nayo. Icyo njya kikubwira nkizi neza, niba wari umuririmbyi ugahagarara kukuririmba, warangiza ukagenda ukajya mu kazi kawe, wa mwaka wahagarikiyemo kuririmba, yewe muntu w'Imana waretse umurimo w'Imana, aho ngaho ni Imana yasigaye. Igihe uzahindukira ukagaruka umurimo w'Imana uzahura n'Imana. Ikintu nkubwira ni kimwe, icyo witaga icy'agaciro gikureho. Kristo Yesu abuha agaciro mu bugingo bwawe, ubohorwe burundu imigozi yariboshye ubuzima bwawe. Yesu akugirire neza cyane. Urakoze cyane. Turagira ngo tuhakanya abantu bashaka guhamagara ndetse no kutwandikira ubutumwa. Ntabwo tugeze tubaha umurongo, twategeza ko mugenda muyifata, ariko mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 07 82 75 74 62 07 82 75 74 62, cyangwa wandike ubutumwa bugufi ubwohereze ku murongo wundi nanone 0722 2 5 7 4 hari abamaze kutwandikira bari kumwe natwe badukurikira. Ndabona inshuti yacu Raisa, uravuga uti rwose uradushyigikiye ibyo tuvuga, uri kumwe natwe. Imana iguhe umugisha Raisa. Ndabona kandi izindi nshuti zacu mwatwangiye bavuga ati Yesu nashimwe. Agnes ngo ejo twaramusengeye arwaye umutwe arakira ako kanya, arashimira Imana. Haleluya. Hello. Gabanya radio yawe cyangwa ube kure yayo. Hello. Mwiriwe neza. Mwiriwe cyane. Bwana Stazi. Yego na Star. Ndo nkurikirana ijambo. Pastor yatwigishije ni byiza birakwiye. Yego. Nanjye ndi umuntu w'urubyiruko kandi nkunda umurimo w'Imana. Nkaba nashishikarizaga abagenzi banjye b'urubyiruko gukunda umurimo tukaba mu bisi turimo. Kandi namwe nk'ababyeyi mukajya murushaho kudusengera kugira ngo Imana ifambike imbaraga ko Satani adukura tujyana mu iterambere ry'isi kandi bidakwiriye. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza, dukomereze aho ngaho tuba tubakurikiye. Murakoze. Uherereye hese inshuti yacu? Nerereye Gacurire. Uri Gacurire? Warakijijwe? Warakijijwe? Narakishijwe, ni umuririmbyi, umunyamasengesho. Ukomerezaho uvugane n'abandi ba inshuti zawe nabo bakwiye kwigana bagakora ibyo ukora. Urakoze cyane inshuti yacu. Imana ibamugisha, mujye mudufasha kudusengera nk'urubyiruko kuko Satani ari kudutwara atwiba. Urakoze cyane. Turagusenga. Hello. Hello. Karame. Yasinye pasta. Ahimbazo. Nyine kutawuza nabashimiraga mwarakoze cyane mwansengeye ndwaye mutikukira. Amen. Yesu aguhe umugisha cyane. Ese Agnes ubwira abaturanyi bawe, hari abantu wari wabwira iyi program ku buryo ubu bashobora gukurikirana ubutumwa tubwiriza? Ndababwira ku byinshi cyane rwose, ni ukuri mugira neza cyane rwose. Wanajya muri Yesu iyo hari ikintu cyaretse ku buzima bwanjye. Amen. Imana iguhe umugisha Agnes. Hari undi uhamagara. Hello. Hello. Wajya kuri radio. Karame. Yesu ashimwe. Ahimbazo. Amakuru y'imisi. Amahoro. Nibigira Imana Bugesera. Nyamata. Umeze ute bigira Imana? Ndashima Imana. Ufite ubuhamya ki noneho? Abakurikiranye cyane ariko mama adukoza ahantu nkatwe abaririmbyi. Yego. Aratubwiye n'ukuri. Ubwo no guhinduka nanone. Bidusabye guhinduka. Mbese tujya tuyivamo tukajya mu mirimo yacu, none ndumvise aratwemeje. Kimwe
jamona dukunda gucerega twaje mirimo yacu yose yabivuzeho twumva bidukoza ahantu umuntu akabanza mu mirimo ye akaza kuza mu rusengero aho ahuguki nanjye bimbaho sinajya ngaho nihagarare Imana iguhe umugisha ubwo urakira uyu munsi wa none kanizere kuhindutse kandi ugiye guhindura n'abandi benshi ariko gabanya radio numvise mukunze ariko simuzi ko sinzi ko byashobora ko yatubwira izina rye azadusura yitwa Pastor Bena ati barakwishimiye Nyamata nanjye ndabishimiye cyane twiteguye kuza kudusura kwawe nzaza Yesu aguhe umugisha cyane Yesu abongera amavuta menshi rero murakoze uyu munsi nimugoroba mu giterane Nyamata n'ubure ndetse no mu makesha ubu tuvugana ni umagaze Mahoro na Koleta n'abandi turimo turahagera Imana iguhe umugisha cyane sawa badusuhurize urabona abo ngabo bamaze kugera ku rusengero kare abantu ba Nyamata bafite ububyutse mukomereza aho ngaho Imana ibahe umugisha inshuti zacu nababwira iki Yesu nawe arakora ibintu bishya ku buzima bwanyu dutegereje undi muntu waba uhamagara cyangwa wohereza ubutumwa bugufi waba ushaka kumenya iki Imana igushakaho ohereza ubutumwa bwawe bugufi niba ushaka ko tunasengana nawe kuri 0722 25 7462 cyangwa 07 875 7462 inshuti yacu nawe wundi watwandikiye aravuga ati rwose munsengere aravuga ati turi kumwe yanditse ubutumwa aravuga ati turi kumwe rwose ndimo ndakurikira Imana iguhe umugisha katwakira uyu hello biracitse inshuti turimo turavuga ngo ibiziri ku mwanzi yagushyizeho bigomba gucika mu izina rya Yesu icya kabiri twasanze ko umwanzi adashaka kuva kuri ibyo biziriko akuri hafi ntabwo aba ari kure yawe kugira ngo akunanize rwose arashaka gukomeza kuba ku biziriko uye yanditse ati mwiriwe Yesu nashimwe ndakijijwe ariko mudusengere Imana itwambike imbaraga zikomeye Joseph buri Imana kwambika imbaraga urazishaka imbaraga barazishaka ntago bazisabira umuntu barazishaka birimo gusenga ko kwiriza ubusa no kuba mu ijambo guterana ntago imbaraga zipfa kuza ngo zambara umuntu urazishaka Imana iziha abazishaka niba wumva ufite icyo ukennye imbaraga z'Imana fata ibihe byo gusenga wegera Imana uri ubutumwa naha mwese abatwumva mukeneye kwambara imbaraga z'Imana Joseph turagusengera Imana ikwambika imbaraga mu kanya gato rero turagira ngo dusenge kandi tuze kubayobora neza aho dusengera umuntu wese utwumva ukurikiye aka kanya ndagira ngo ko Yesu Kristo hari ikintu ashaka gukora mu buzima bwawe ashaka kugukura muri izo ntege nkeya ashaka kugukura muri ako gahinda aho wabohewe abakuziritse bari hafi yawe aho wari uzi ko uwakuroze akomeza kukubaririza arabaririza ameze ati akanagusura rimwe na rimwe yaba ari n'umuvandimwe akazana impano akazana utuntu agatuma intumwa mugende murebe uko ameze mugaruke mumbwire imbaraga rero zikubohora ziri ku buzima bwacu turiho amavuta abasha kukubohora kugira ngo tugutandukanye n'iyo myuka yaguhinduye ikiretwa nukwiriye na rimwe kwihanganira ibibi wikwihanganira ibibi kuko Imana data twese irashaka guhindura ibihe byawe uyu wundi twandikira avuga ati mwiriwe ndi Butare ni Butera ati ndi Kigali ndagira ngo mumfashe gushima Imana kuko yamfashije nkaba narabashije gutsinda ikizami cya leta kandi nyisaba kuzama kujya kwiga ndagira ngo munsengere munsabire kugira amahoro akeneye amahoro undi utwandikira avuga ati Yesu ashimwe ibahereze umugisha Imana ibahereze umugisha iminsi maze mbateza amatwi navuye mu bwigunge murakoze nitwa Jeni twakubwiye ko no gushaka umukozi w'Imana akarushaho kugufasha birushijeho kandi Imana iguhe umugisha kuko uri murakira ubutumwa burimo kugufasha ukomereza aho ngaho undi aranditse mwiriwe neza nukuri mu nsengere hari ibiziriko byinshi binziritse nibyo nimitse nkarutisha Imana munyingingira Imana imbabarire ugomba gusaba Imana imbabazi witeguye no kwatura ukerura buri ibiziriko bimwe na bimwe
urabizi bikuziritse erura kwerura rero Imana igushakaho nuko rwose ufata icyemezo ugasezera abantu bari bakuzi ko rwose umwana nabo usabana nabo kabasezera ku mugaragaro buri wese akabimenya katurekera aho ngaho dusengera aba bantu batwandikiye barimo mukozi Jane watwandikiye Imana iragutabara kandi kugire neza turagira ngo pastor abasengere nanjye uyu munsi ndagira ngo mbatuze abashaka gukizwa uyu arashaka kuva Alphonse ashaka kuva ku itabi aragira ngo rwose Imana imugirire neza ka mbanze natuza abantu bashaka kwakira Yesu k'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu usubiramo aya magambo gira uti mwami Yesu nsinzwe n'ijambo ryawe ubuzima nabagamo bwari ubuzima buncira urubanza niyumanganyaga ariko nkumva urubanza mu mutima wanjye uyu munsi misemo izina ryawe nguhisemo mbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye umbabarire ibyaha n'ibicumuro byanjye byose nandukurwe mu gitabo cy'abarimbuka kuva uyu munsi nandigwe mu gitabo cy'ubugingo niyemeje kuba umwana w'Imana imivumo n'ibyaha byandondoraga uyu munsi ndabyiyambuye mu izina rya Yesu amen. Kangusengere Uwiteka Imana aguha imbaraga wo ufashe icyemezo cyo gukizwa kandi umwami Imana aguha ubuntu bwe n'umwuka we kugira ngo ushobore kugendera imbere ye utunganye ukora ibishimwa amaso ye negetse imbaraga zikuzimu zagukurikirana gakurekura ndarambura ukuboko hejuru yawe mu buryo bw'umwuka ndavuga ngo buri mwuka wose wari warakwigaruriye ndawucashe mu izina rya Yesu uyu suwa ni umwana w'Imana uyu munsi ahisemo kwiyunga n'umuremyi we ndategetse wa mbaraga zikuzimu we umuva nuzongera ukundi maraso Yesu amweza mutunganye tubisabye Imana data mu izina rya Yesu amen. Reka tubasengere bene data mwatanze ibyifuzo byanyu ariko n'abatahamagaye n'abatanditse ndabizi ko mubyifuza muravuga ngo yaba nanjye bansengeraga turabishuriwe kubizi kubishaka kandi ko ufite umutima uciye bugufi cyane uvuga ngo icyame Imana kambabarira uyu munsi wa none sinzongera guta umurimo w'Imana. Reka nsengera abantu mwese tugendeye kuri mugenzi wacu Joseph wasabye imbaraga n'abagenzi be bavuga ngo Imana itwongerera imbaraga. Wowe muntu wari wararetse umurimo w'Imana warirengagije umurimo w'Imana warashyize ibindi bintu imbere y'Imana, reka tugusengere wowe kugira ngo wongere ugaruremo inyota n'inzara muri wowe kugira ngo Yesu abe uwa mbere muri wowe. Yesu nabe uwa mbere n'umurimo we agutuma gukora uzaba uwa mbere muri wowe. Reka ngusengere imbaraga. Mana yacu mu izina rya Yesu ducishijwe bugufi cyane munsi y'ukuboko kwawe uyu munsi wa none tugushimira kubw'ijambo ryawe ry'umwuka wera ushyize ku bugingo bwacu kugira ngo mwami w'abami tubashe kubohora abantu bawe mwami bari baboheye muri uyo migozi y'uburetwa iyo ngiyo batwaza igitugu no ku munsi wo kugukorera Uwiteka Imana. Dore uwo muntu urimo kurira avuga ati Imana mbabarira uyu munsi wa none, babarira buri muntu wese wari warirengagije mwami wanjye impano washyize muri we, umuhamagaro washyize muri we, ndagusaba kugira ngo umwambike imbaraga nshyashya kuva uyu munsi wa none. Ibyo yari yarimitse imbere ye, ibyo yari yaragize Imana imbere ye, ibyo tubicishije bugufi muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Iyo migozi yose yamutwazaga igitugu, iyo myuka yose yamuburabuzaga, yamubwiraga ngo wijyayo uyu munsi, yamucaga intege, yamusinzirizaga amasaha yo kujya ku rusengero, mu izina rya Yesu turayicagagura, wakiziriko turagucagagura mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Data abantu bawe tubambuye umwanzi Satani n'imigozi ye kuva uyu munsi wa none ubambika imbaraga n'ikimenyimenyi mwami ikimenyetso uri bubahe ubasure muri iri joro ubasanga ubaganirize. Ndagushimye kumaze kunyumva senze nizeye mu izina rya Yesu. Reka dukomeze dusengera abantu batanze ibyifuzo. Uvuga ngo urashaka kureka Constantin, ngo urashaka kureka inshuti mbi ubwo n'abagenzi bawe nuko n'abandi twavuze ba Madrid. Mana mu izina rya Yesu reka imbaraga zawe zibabeho bano bantu bawe ubabohoro bakure ku migozi y'inshuti mbi mu izina rya Yesu. Hari uwa Yezu Claude, hari na Anastase, namwe turabasengera kugira ngo Uwiteka Imana basange. Agnes Uwiteka Imana akongerera imbaraga no kuba umuvuga butumwa w'imbaraga mu izina rya Yesu. Turasengera umuntu witwa Marius.
mu izina rya Yesu reka umudamu wawe akire sinezite, mu izina rya Yesu imbaraga z'umwijima iyo migozi yose ya sinezite reka icagagurwe mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Nyirabatware warozwe turagusengeye mu izina rya Yesu muri aka kanya ayo marozi kurigita kuva mu maraso yawe mu izina rya Yesu. Tuwo mu rugunga urashima Imana ko twagusengeye ukaba utangiye kureka buhoro buhoro akayoga n'itabi mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Uwiteka Imana zigukamuremo burundu iryo tabi mu izina rya Yesu, zigutere seseme y'icyaha mu izina rya Yesu. Mana yanjye ndakwingiza kubwa mukesha Imana urira cyane avuga ati mfite inyatsi n'umuryango wanjye nta kintu na kimwe tugeraho, ndagusaba kugira ngo umusange mu izina rya Yesu. Mwami ndasengera umwenda data usaba mwami kugira ngo abone amafaranga ya mituweli reka umutabare mu izina rya Yesu. Bagira ubwira jabana reka Uwiteka Imana guha umugisha guhindurira amateka mu izina rya Yesu. Mana yacu mwami dusengeye abarwayi bose kugira ngo bakize kuko uri umuganga usumba abaganga bose. Imbaraga z'Uwiteka Imana zigota imibiri yabo mu izina rya Yesu. Kuva uyu munsi wa none reka mubaba umudendezo, kuva uyu munsi wa none mubaba amahoro mu izina rya Yesu. Imigozi yose y'uburwayi yari yaraboshye abaganga barananiwe baravuye imiti yarananiwe ibishaka munywa byose byarananiwe muri aka kanya turacagagura iyo migozi mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Data turahamagara imbaraga zawe gukiza no kubohora. Turagushimye Uwiteka Imana yacu kuko umaze gukiza abana bawe, icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu dusenzemo amen. Inshuti bakundwa rero aka kanya wowe aho uri hose ushaka kumenya aho UCC iri aho ikorera uko watugeraho tujya ngo tuguha akanya, ndakwibutsa ko kugira ngo ugere aho UCC nibo ikorera ku butaka bwera naho hari icyicaro gikuru, nuhagera uzahansanga. Nugera Sonatube inzira yose waba uturutse mu ntara, waba uturutse mu turere tw'umujyi wa Kigali, Sonatube niyo point uzageraho, niho hantu uzagera kuri rompo ya Sonatube. Igikurikira ufata umuhanda ugana muri Sahara urenga ku ibagiro ry'inka ryo bakunda kwita kwa Didi, uraharenganaho ni munsi y'ibiro by'akagari Kaniboye, munsi y'ibiro by'akagari Kaniboye. Iyo ugeze ku ibagiro hari icyapa cya 318 ni street 318, ufata umuhanda wo haruguru kuri icyo cyapa urakugeza ku rusengero. Ku rusengero rufite icyapa nimero 55, niho urusengero rwacu urusanga. Ntucikanwe ngwino tubane. Imana iguhe umugisha. Turi kumwe mu materaniro y'uyu munsi, tubane materaniro y'uyu munsi kwa gatanu ndetse no ku cyumweru. Ku cyumweru nuzacikanwe kubana natwe dutangira saa moya tugasoza saa sita zuzuye. Ku cyumweru by'umwihariko tuzadufite igiterane nimugoroba, igiterane cy'abashakanye abagore n'abagabo. Tuzadufite igiterane, hari inyigisho z'abashakanye ukeneye kumva zafasha ubuzima bwawe zikageraho zikura naho zikujyana. Wewe byayobeye tera intambwe ubane natwe kuri iki cyumweru uzahava umutima we wubatswe. Katwakire pastor yongera turangire UCC Kabuga aho Pastor Bena nkorera na Bishop Bagambe Moses. Uyu ugeze muri Kabuga mu mujyi ufata moto, igare, ibirenge, wabaza wese mu kigo kwa Richard ntuyobe ibuka izina mu kigo kwa Richard niho dusanga. Dufite amateraniro ashyushye cyane uyu munsi wa none ku cyumweru dutangira saa 2 tugasoza saa 6. Turagutumiye Yesu aguha umugisha cyane. Nomero ya telefone 0788 513 072225 Yesu abaha umugisha. Kigali hottest and freshest music station, the new 103.6 Hot FM.